Madrid ko yambaye agapfukamunwa wahita wamenya ko ari umwirabura Imigurire ya Real Madrid kuri abo bakinnyi babiri n'aba babiri barimo bavuga kuri aba babiri haba hari impinduka twazabona doke yabiri kugura karita ishaka zikenewe zishobora kuyifasha kuko attention urangara gatoya bya bindi ngo watangiye umwaka wirinda ko imyaka ibitatu ntacyo twara ya indi tatika igahita ikugerera hako kanya ngiye navuga ko ni ibimenyetso bigaragaza ko imyaka ibiri nta gikombe Real Madrid itwaye byabaye nka wake up call yuko igomba gutangira sezo ambisi ari igikombe kuko urebye abakinnyi iri kuvugwaho niba abakinnyi aho bavuye bari ibisubizo muri proje z'amakipe bari barimo urebye kuzana umudefanseri nka Ibrahima Konate ni experience uzanye ni umukinnyi mwiza mu kibuga mu buryo ugiye ku isoko ugiye kumugura atari free agent yaguhenda mu badefanseri bahari wareba Denzel Dumfries azashyira icyo nakwita nka competition kuri Trent Alexander-Arnold ku buryo Real Madrid umwe muri bo waba hari igihe igiye gukina umukino runaka waba hari abatanga ibisubizo bikanongeyeho nuko rero tuzi Jose Mourinho bivuze ngo uramutse ufite uruhande rw'iburyo rwa Trent na Dumfries umukinnyi wese waba uri bukine ku mukino nta kibazo cyaba cyari ku ruhande rw'iburyo ibe match ya Clasico ibe match ya Levante cyangwa West ufite umukinnyi mwiza Trent na Dumfries wafite bari ku mwanya umwe Real Madrid afite kabiri wahitamo wari wese rwose wafite umwanya mwe buriya na Mendy ukavunagurika cyane ariko wowe wafite Mendy na Carreras nabwo ntabwo uruhande rwaba rufite ikibazo cyane rw'ibumoso umutima defense urumva ni Konate ni Antonio Rudiger ni Militao ndetse na Latino Riesen kuko Asensio wazasoka arajya hese Asensio bazamara Asensio azagenda abirashante bizaterwa ntuze Santander ntiyajira urumva hanyuma ukagera hagati mu kibuga harimo kapiteni Federico Valverde Chouameni ntazakiburamo harimo umwongereza Jude kongeramo umunyaturukiya playmaker Arda Güler ho ntabona ni Kamavinga anagumyemo namenya Karoga ukundi muntu wakongeramo muri Real Madrid hagati n'indaharyo Sebaros wagimenya zaje muri Marseille bizamwakira umwana wa Academy azahaguma Thiago Pitachi harimo nakandi kanyangufi gatoya kitwa Murinde nako mbona kajya kazamo nakitwa Angel urumva yuko mediane yabo barakeneyemo nyine ya karita yo mukinyi ushobora kuyobara tempo y'umukino ari mpamvu nako ashaka gushyira amafaranga menshi kuri Enzo Fernandez iyo Enzo Fernandez yasohokara bivuze ngo Kamavinga ajyanye gusana mediatire bigomba gusohoka muri Real niba ari nyine twakwita ingwiza murongo ubwo ni Ceballos na Kamavinga abo basohoka bagasimburwa n'umwe ari we Enzo Fernandez mu gihe iyo transfer yabishobotse muri offensive bafitemo abakinnyi batatu bakomeye barimo Vini Junior uzaba na vice captain harimo Kylian ukabona ko abo babiri nibo bagerageza ariko hano rw'iburyo karushakaho Ibrahim Diaz karushakaho Masachuano Rodrigo Goes na Endrick kuzaba wagarutse ugashaka washakamo wundi umwe ujya kuzuza bari nitibagena wa mwana wa Gonzalez umwe mwataka wa Gonzalo Garcia ugashakamo umwe muri abo ngabo n'uwango byanga byakunda ngiye mbona transfer izaba igarura Real Madrid ku bikombe nta nubwo ari abakinnyi cyane par rapport y'umutoza mbona imwe muri transfer zaba ivuga ngo ikomeye iri heavy Madrid zabikoze no umutoza harimo ikindi kintu fwa kuzabona igisubizo cy'imikinire ya Mbappé na Vini mu kibuga bombi barimo ntitwumve ibyo gushyamira ntitwumve ibyo kutumvikana kandi bose bagakora mu kibuga ngiye mbona ari ryo pfundo riremereye ku mitore za Jose Mourinho kuko squad yindi hariyo n'abakinnyi bagomba kumwumvira cyangwa bikundi uretse ko burangiye birabyo byo ko Mbappé na Vinícius batanumvikana ari nyine yitanye kutumvikana by'imibanire byo kubahuza ahubwo mu kibuga mu mikinire bombi buri muntu agatanga umusaruro birangiye Real Madrid yagiye ibona ibisubizo mu buryo bwihuse niyo Vini yabaga yoboye batari kumwe mu kibuga nagaruko wenda ari abantu batabana ahubwo uburyo bwo gukina kuko ubona simbizi niba na Jose Mourinho ashobora kuzaza wenda kihanganira ko Real Madrid ikindi dafite mu nimero 9 ntago byakunda ntago byashoboka umwataka wo mu nimero 9 hari ikindi riko icyo giye mbona Mourinho icyo ryonyine cyashoboka no gukemura ikibazo Madrid maranye imyaka 2 cy'ubu boss blessing iki kintu cya mbere muri abahungu babiri umwe azabe boss undi abe kigingiwe
nyine berega fo ukomeje ku kintu cy'umutoza ariko n'ubundi style ujya ureba ukabibona kuko Kylian Mbappé yari umukinnyi mwiza ku bwa Xabi Alonso kuko yari yaramugize boss bibusana Xabi Alonso amaze kugenda azana uno mumeze nk'umukinnyi wa filime yitwa nde Arbeloa azana noneho Vinícius Junior. Aba bakinnyi bose Vinícius Junior yagiye in public akritika umutoza witwa Xabi Alonso. Kylian Mbappé ajya in public akritika umutoza witwa Álvaro Arbeloa. Buri umwe yagiye agira ibihe bye muri ino equipe bitewe n'uri maratoza. Bikagaruka nyine ku izina ry'umutoza ninde umbwira ubundi. Ngiye mbona umutoza nka Jose Mourinho nicyo kintu Florentino Perez yavuze ndashaka umutoza ushobora kuba yaza akagabanya ibi bintu bya players power ariko nabo bwabaha nabo ubwe abaha cyane bituma bubahuka bakanasuzugura abatoza ariko nekereza ko ku izina Jose Mourinho uyu munsi ejo nibwo nari ndimo ndeba uwitwa Bamedera aravuga ati iyo nza kumvira Jose Mourinho ahari Bamedera muri Tottenham ahari iyo nza kumvira Jose Mourinho nubwo yambwiye tugashwana tugatongana tariki iyo nza kumwumvira wenda inkuru yanjye yaratandukanye n'iyi ngiyi. Jose Mourinho ni umutoza umukinnyi wari we wese ashobora kubwira ikintu akagifata nk'umuntu mukuru kandi nk'umutoza wabaye successful, umutoza uremereye cyane washaka no gufunga umutwe ntubumurusha nushaka kuvuga muri media ntubimurusha araza gusubize. Ntabwo ari umuntu byoroshye kwataka Jose Mourinho mu bijyanye no kuvuga ngo ni umukinnyi wananiranye mbona ashobora kubihuza. Hari icyo ejo bundi Vinícius Junior yavuze ba reportinga muri camp ya Brazil aravuga ngo nibyo dufitiye ideni abafana Kylian Mbappé ni umukinnyi mwiza cyane wo ku rwego rwo hejuru buri mukinnyi wese yakwifuza gukinana nawe. Ikibazo cyabayemo ntabwo turabona uburyo bwiza bwo gukinana nge nawe kugira ngo tube twatanga umusaruro. Ari nayo test ikomeye cyane igomba kubaho hagati y'umutoza Jose Mourinho uzatoza Real Madrid n'aba bahungu babiri kubabonera uburyo bwiza bwo gukinana. Niba Kylian Mbappé amaze igihe amaze sezo nk'eshatu akina nk'umwataka nimero 9 asa nk'amaze kubyakira kandi ubona kabitsindiramo ibitego. Hari ikintu rero Luis Enrique yavuze muri aba bahungu yaravuze ngo nakwishimira kugira abakinnyi bane buri umwe atsinda ibitego 12 urumva Benja ngo nakwishimira kugira abakinnyi bane b'imbere buri umwe atsinda ibitego 12 cyangwa 10 kuruta kugira umukinnyi umwe w'imbere utsinda ibitego 40 ari wenyine. Sinzi niba byumva yego teamwork team collectivity basanyi basharinga gutsinda si nibyo gusa ahubwo kumvana no gushaka no kubonerana uburyo bwiza bwo gukinana ku buryo ushobora kubona Desire Douari mu bitego 10 afite 15 Dembele Kvaratskhelia afite 17 ugasanga ni imibare yegeranye aho abakinnyi bashobora gutsinda ibitego byinshi ariko bigatanga umusaruro kuko buri umwe aratsinda mu buryo bwahakenewe bitandukanye no kuvuga ngo Mbappé watsinze ibitego 42 muri sezo ariko equipe itashye imbokoboko inkokora zireba inyuma zimanuye nta collectivité ihari. Nicyo kintu mbona kiremereye cyane wari ubikomojeho neza nta bindi bibazo mu buzima bafitanye ni ikibazo cy'imikinishirize kugira ngo bombi babe batanga umusaruro basharinge izo responsibilities batanga umusaruro. Kandi ngiye mbona ku cyizere Jose Mourinho yagaragaje n'uburyo ubona agenda akora ibintu bye birashoboka ko yazababonera uburyo bwiza bwo gukina ubwo Konataramutse yagiye muri Liverpool amiri muri Real Madrid araba umukinnyi wa gatandatu uvuye muri Liverpool ajya muri Real Madrid. Yaragiye ba Steven McMahon, Jazz Dudek, ba Michael Owen, ya Álvaro Arbeloa turimo turavuga batoza Xabi Alonso, Trent wejo bundi ubwo nakona tubuzo ntizahira. Rega no Denzel nawe Liverpool yari yamugezeho Real Madrid rabimugaruriye mu nzira uko yashakaga kubikora. Urumva ikipe Inter Domira yasabye Curtis Jones muri abo bakinnyi bose Liverpool yagurishemo babiri urumva Liverpool Inter Domira yashatse Curtis Jones kujya kuzuza ya mediane ku mukinnyi witwa Barella bagakinana muri mediane. Ntawarekura Curtis yazaba barirwa noneho bakavuga ko oya Curtis yashakaga game time niwe wasabye gusohoka ariko naho bigeze uyu munsi uko ameze uyu munsi game time Liverpool yayimo ni nkabira bya communicate cyetse ni mu kuri kabiri muri mediane harava ko yavana ariko urabiziruze ko aje umutoza witwa Andoniro urukundo bakimeze nka Curtis. Umutoza ashobora gukora ariko mu bigaragara ubu ntawe uhari mu bahari mu ko bameze bari extra miles ahead him. So akavuga ngo rero Inter Domira yagiye gusaba Curtis Jones
abonye ngo ari ibiganiro byabereye harya muri Amerika birabaho ivuga ko itari burenze miliyoni 30. hari ibiganiro byabereye muri Amerika byabahuje abagabo ari Eh, babiri barimo noneho- yuzi na wundi wa Inter. Liverpool ishaka gukora akantu nk'ako yari igiye gukora kuri Atletico Madrid isaba Robertson. Reka tubahe Robertson tubongere miliyoni 70 mu Dali Varese. Nicyo cyari igitekerezo burya nicyo cyatumye Atletico Madrid itisoka yirukanka kuri deal ya Robertson. Arabavuga ngo okay ntacyo Curtis Jones n'ubundi arimo aradusaba gusohoka kugira ngo akine reka tumubaye namwe muduhe Denzel Dumfries n'ubundi kuri Real release close ya miliyoni 25 dukore nka swap deal birangire naho ngaho Real Madrid yinjiriyemo bisa nkaho bigeze aho ngaho ariko nanone nkuko mwarimu bikomojeho ihinduka ry'umutoza burya rero bifite ubutumwa bwinshi hari umukinnyi umwe uba wari uri kwibere haza undi bigapfa nk'ibyo twavugaga muri Real Madrid hari nuba yariruka asa nk'udahari muri equipe nkuko Curtis Jones atakoreshwaga ariko yakwinjira undi mutoza akaba yahindura ibitekerezo akavuga ati reka ngerageze ngo umanga birashoboka ko nabona umwanya ariko cyari ikibazo cyo gukina game time nkabira bya communicate kandi ageze umwanya no gushaka gukina ntabwo akiri umukinnyi wo kuvuga ngo mfite imyaka 20 cyane rwose